ndege zari zimaze iminsi ziri kurasa ngo abahungu bazivugutiye umujyi Nyagasani ntabwo ari dorutse kuganira nkubwira ngo abahungu bazinyoye umva zose uraheruka ubu none amatangazo yose ahari ni Kongo iri kurira amatangazo yose ahari ni Kongo iri kurira zari zije nk'igisubizo noneho kijya cyo kwisubiza cyanyuma nicyo cyanyuma bari basaze bari kuvuga bati twebwe zabahenze kuntu zari zihenze wangu nakubwiye ubushize bya bitero byose bya drone none uri kumva iki amatangazo yose uri kubona saa ya FRDC iri kurira ngo baratwishe baratumaze niko kuri abahungu ngo bavuguse umuti niko kuri narabikubwiye iri koranabuhanga y'umuntu arizanya ari bushyashya babisaba ngo abandi babanze baryigeho bari bakiri kubigaho bashinze iminara noneho ubu ngubu nta nubwo ari bya bindi byo kugenda AFC M23 cyashize nk'iminsi 4 uragaheruka akantu ka drone uheruka itangazo rya AFC M23 iri kurira ngo baratwishe urariheruka hashize iminsi 4 ago za AFC kwitajya yigamba ati twazimanuye twazimaze oya iki bitubwira nuko FRDC itisora itangazo iraceceka oya yo AFC ibikoze iraceceka tugahita tubona itangazo rya FRDC iri kuvuga n'ibice barashe ngo murundi yongereye ingabo hehe bari ingabo 7,000 hehe zivuye Burundi zijya he zije gutanga umusada hehe mu ntambara y'ubutaka muri Kongo shabyihorere sabarundi wabonye ko isi yose wabonye gifaru bakoze wabonye ko isi yose yanze gushimira Madame Samia Suluhu Hassan ku nsinzi mu matora ndayishimiye akabikora wenyine ntabwo ategeka makuru wenda byemera ibyo yavuze ubundi ashyigikiye ni muyayi oye ariko makuru we ibyo yavuze ibyo ndabyumva impamvu zo kugira kira kibugo gifungurwe kuko we yavusabye ko yavuze ko nko mu byumweru 2 cyangwa iki kibuga cy'indege cyagira gute none se ubundi watekereza ko babiganire na AFC M23 nejo kitafungurwa ubona kira kibuga cy'indege kiri gukora hatabaho uburyo AFC M23 ushaka kugambanira ninde waba ugikontrola se reka control yo maradari n'indege ngo ufite iyo control niwe cyabari ikibazo bose rumva AFC M23 yakwemera ko gifungurwa atari igifite control impossible niyo mpamvu Jean Patrick Olivier Nduhungire ministre w'abanyamahanga w'u Rwanda yavuze ko ibyo ngibyo we bitamureba iko inama yitabiriye kitabirwa n'Ubufaransa kitabirwa na Kongo we ntacyo yavugamo kubijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ababwira ko ikibuga cy'indege cya Goma kidashobora gufungurwa AFC M23 itabigize mu ruhare ibyo rero nibyo muyaya yasubije none se muri Kenya ntiyabaye imyigaragambyo y'abajenesi muri Uganda ntiyahabaye n'ahandi nihe handise wumvise imyigaragambyo y'abajenesi yabaye personal bakabikura muri rusange no bakagenda bajya ku izina ry'umuntu bakajya ku mitungo ya runaka bakayisenya kubera ari runaka bakajya ku mitungo ya runaka bakayisenya kubera ari runaka bagahiga izina runaka kugera ubwo rihunza ari ryo runaka attention kuko muri Tanzania hari ibibazo bindi birenze ibingi b'abantu bari kubona muzi ko namakuru atari kujya hanze muzi ko Tanzania ni United ni Republika y'Iyunze Ubumwe igizwe n'ibihugu bibiri Tanzania igizwe n'ibihugu bibiri bitandukanye Zanzibar icyambere ni Zanzibar na Tanganyika Zanzibar na Tanganyika nibyo bibyara Tanzania no basariye ku mpapuro bari kwandika FDLR iri kwandikira Trump FDLR iri kwandikira Trump izatsinsurwa nande izatsinsurwa nande papa byihorere genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshall Real Estate nona ese kanizere ko umeze neza cyane wowe udukurikira umunsi ku munsi uhabwe umugisha cyangwa se uhawe n'ikaze ku Rugendo Online TV Inside Rwanda Media nimba wahageze aho hose uhawe ikaze ku biganiro tukugezaho bya buri munsi turagarutse nge ndi Samu Gakire
mpaye ikaze mugenzi wanjye Robert nawe tujye kubana muri iki kiganiro. Robert uraho neza? Yes, ndaho meze neza Sam, nawe urakomeye? Nanjye ndakomeye cyane. Nabonye mugani wababa ningo nabonye bucya, nabonye Imana ikingura. Wabonye bucya cyangwa bwakeye ubona? Wabonye bucya cyangwa bwakeye ubona? Biterwa naho naraye. Hoya nta kibazo cyaho waraye kirimo. Yego. Naraye izamuse. Naraye izamu. Naraye izamu. Ubwo nabwo waba wabonye bucya. Niyo waba waraye izamu waba wabonye bucya. Ariko bukeye ubona. Uzi bukeye ubona? Ni ikindi gisobanuro. Kuba bwacyo uri kubona ni ikindi kintu. No kurara izamu bukaba bwana kidasinzira ariko wabonye bucya. Yego. Wabonye bucya. Kimwe muri ibyo gihe. Ntabwo ari bwakeye ubona. Yego tugiye kuganira, turaza kuganira ku bintu bitandukanye, turaza kunyarukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Turebe uko byifashe nyuma yuko hatangajwe uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Yego. Nubundi hari iburyo bitari kugenda neza cyane. Turaza kandi no kujya muri Kongo. Muri Kongo naho turaza kureba mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo se byifashe gute. Twagarutse nk'uko abantu bari basanzwe bazi ko nubundi iyo turi kumwe tugenda hirya no cyangwa se dushakisha uburyo bwose bari buze kubona amakuru meza kandi yizewe nk'uko tubivuga. Ariko nanone ntabwo turi buze Kongo, reka tube tuyeretse, reka duhere muri Tanzania. Nta kibazo. Tanzania kuko buriya nubwo izi ntambara ziba ziri kuba mu bihugu duhana imbibi, buriya niyo mpamvu tuba tuvuga ngo intambara ni mbi, intambara irasenya ntiyubaka, nta muntu wifuriza ko umuturanyi we haba intambara kuko ingaruka yo zije zijya. Wari ubizi ko iyi myigaragambyo yabaye muri Tanzania n'ubu ikiri kuba yagize impact ku bihugu by'ibituranyi n'u Rwanda? None se byabura nyine. None se ntabwo uzi ko buriya Tanzania ari inzira y'u Rwanda mu bijyanye n'ubucuruzi? Ni Tanzania niyo nzira ihuza u Rwanda n'icyambu. Ikora ikora ku nyanja. Yego. U Rwanda nous sommes un pays enclavé. Non kuvuga ngo rero un pays enclavé c'est un pays qui ne touche ni l'océan ni quoi. Ni igihugu kitaba gikora ku mazi magari. Yego, naho ngaho. Sympathique rero muri Tanzania ngira ngo aya matora n'ubundi campaign zikirimo, wabonaga ko unyuze kuri social media hari kuba imyigaragambyo ariko inyuze kuri social media. Yego. Kuko hari terme bari gukoresha, nimba nabyita nka slogan ya Tindirusu. Yari opposition yo muri Chadema, aho bari bafite uretse ko atari nabo gusa cyangwa se n'abandi barabayoboke babo simbizi, ariko bari bafite slogan ivuga ngo no reforms no elections. Bifuzaga ko hari impinduka zigomba kubanza zikabaho kugira ngo n'amatora abashe kuba. Bavuga ko izo mpinduka nizitabaho n'amatora atazabasha kubaho. Muri izo mpinduka zifuzaga rero harimo nuko n'itegeko nshinga buriye rigomba guhindurwa kuko hari n'ibyo batemera. Kandi koko mu byo batemera bavuga bifuza ko byahinduka mu itegeko nshinga ryabo. Ibya mbere byahise ko bigaragara. Urabona ntuzi ko ejo se batangaje Samia Suluhu Hassan nk'umuntu watsinze amatora. Buriya bintu wabonye byatangajwe ni ndakuka nta n'urukiko na rumwe ruriho kwisi biriya bintu bashobora kubiregeramo ngo ari amatora abe yasubirwamo. Buriya byararangiye Samia Suluhu Hassan ni perezida wa Tanzania batabyemera. Ubu nona keretse yagize ikindi kiba cyangwa se akagira ikindi gikorwa kugira ngo ntabe perezida, ariko kuba yaratoye byararangiye. Cereka ari nka coup d'etat. Ukwiye kwibaza mu gihugu gifite miliyoni 70 z'abaturage, ukareba ukuntu kingana kiruta Kenya, u Rwanda, Uganda n'u Burundi biteranyije. Imyigaragambyo yabaye mu bice bitandukanye nkuko Madame Samia Suluhu Hassan yabitangaje ku munsi w'ejo mu ijambo yagejeje ku baturage. Ahangaha rero hari ibintu biba biteye inkeke, ariko ibyo bintu ukaba utabona uko bifata. Urebe nkwereke uduce Madame Samia Suluhu Hassan yavuze twagize ibibazo cyangwa se twagabwemo twabaye nk'imyigaragambyo ikomeye cyane. Noneho nawe umbwire ku bijyanye n'ibyo batangaje. Barakubwira yuko i Dar es Salaam sibyo habaye
imyigaragambyo ikomeye cyane. aho si Dar es Salaam, Arusha haba imyigaragambyo ikomeye cyane. Ibi ni madame Presidente Samia Suluhu Hassan ubivuga. Mbeya haba imyigaragambyo ikomeye cyane. Musongwe naho haba imyigaragambyo ikomeye cyane, ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Ibi ni ibice binini, urumva Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na Musongwe ni imijyi minini. Aho naho yabashije kuvuga. Ahatavuze se. Noneho nuza kureba urebe muri miliyoni zigera kuri 37 hafi 38 zagombaga gutora. Barakubwira ko miliyoni 31 zose zamutoye. So ariko urabizi neza ko kubera ko haba interinete haba n'umuriro, urabizi ko simbizi nimba kugeza ubu byari byasubije, ntabwo birarekurwa, ariko nimba bitari byarekurwa, hari ibice bavuga ko byo mu cyaro amasite yatoreweho babuze ukuntu bohereza ibyavuye mu matora. Hari naho babitwitse, batwika n'utuzu twitora. Hari naho ibindi babijyanye mu muhanda, ibisanduku by'itora bakajya bagenda bakabikubita mu muhanda. So ukurikije rero ibyabaye n'ibyatangajwe, buri wese yagira icyo akuramo. Icyo nicyo nakubwira. Ariko ikintu cyantunguye Sempa, yego, Abatanzania bashobora kuba ari babandi tujya twita ngo baba bajunditse amazi bagize umuriro, cyangwa se ni ryavura ihoze ryotse inzu se. Reba ukuntu ibi bintu byatunguye isi. Buriya dusanga tuzi ko Gen Z yo muri Kenya abana ubundi bivuga ko Gen Z zanatangiriye hariya hirya nyine, yo ibiri ku miriro hejuru, n'ubundi dusanga tubizi ibikoze ntago byadutungura. Yego, ariko Gen Z, ariko attention, urazi aba Gen Z yo muri Kenya ntabonye imyigaragambyo bakoze ukuntu ikomeye. Wegeze ubona hari ibikorwa remezo batwika, wegeze ubona hari ibyo bangiza. Bo ni abantu bagenda bakavuga ngo twebwe nubwo turi muri iyi myigaragambyo, abo tudashaka ni inteko ishinga amategeko. Yego, barakariye inteko ishinga amategeko, cyangwa se barakariye perezida, cyangwa se barakariye abasenateri. Ni ibyo ngibyo bakavuga ati Ruto must to go. Yego, muri Uganda ntabibonye. Yego, bangije iki mu bikorwa remezo? Ariko se muri Tanzania byagenze bite? Muri Tanzania ho barenze ibyo byose, batwika amasitasiyo, batwika imodoka, batwika business z'abantu barazitwika. Uzi icyo bivuze? Papa, Tanzania ni kimwe mu bihugu bifite abaturage benshi batize. Kuko reka nkwereke nkanguha urugero, ruriya rubyiruko ntabwo rwize. Reka nguhe urugero, ruriya rubyiruko ntabwo rwize. Icya kabiri, nta n'imirimo rufite, bafite ikibazo gikomeye. Ruriya rubyiruko rwinshi ntirwize. Icya kabiri n'ubushomeri. Kuko reka nkwereke, ku muntu ufite imodoka ye ntabwo wamubwira ngo najye mu muhanda gutwika imodoka z'abandi. Ku muntu ufite business ye, ku muntu ufite business ye ntiwamubwira ngo najye mu muhanda gutwika business z'abandi. Birakwereka ko ruriya rubyiruko urwinshi ntabwo rwasomye, nta n'imirimo rufite, bitandukanye n'abagenzi bo muri Kenya. Biragaragaza ko abagenzi bo muri Kenya ni abantu basobanutse, ndetse bakoze bashobora kuba bafite n'ibintu. Icyo bagambiriye ni impinduka runaka, ntabwo bagambiriye gusenya ibyo bubatse. Turi kumwe? Yego. Rero babandi twitaga barwubitse ruzi gusya, yego, b'Abanyetanzania ryavura ihoze ryotse inzu. Wabonye ibyo bari bicaranye? Byagaragaye. Wabonye se ubwo abari bo bariya bameze nk'abo mu kindi gihugu kimwe duturanye, ndiriwe mvuga izina. Ni benshi, igihugu ni kinini, ntibize, nta murimo, nta na future, nta cyerekezo cy'ejo hazaza babona. Rero nka CCM imaze imyaka irenga 60 kuva Tanzania yabona ubwigenge bayoboye, sibyo? Byatangiye rero bayifitiye icyizere, ariko birashoboka ko icyizere cyarangiye. Ariko reka turebeho gato, Tanzania ya John Pombe Magufuli. Yego, yari Tanzania ubona umutanzania wese yumvamo. Ni iki kintu Samia Suluhu yakoze ko ubuyobozi burumva ubuyobozi bwabaye switched, Magufuli yitahiye abayinjiye mu nkweto ze. Yego, byamunaniye gufitinga, kandi n'ubundi yari asanzwe akorana na Magufuli ari vice president we.
byamunaniye gukomereza ku murongo Magufuli yari yarasetinze ko ari umurongo abatanzaniya bose biyumvagamo. Umuntu arabizi ukuntu Magufuli yararirimbwe n'abatanzaniya. Uyu mudamu abatanzaniya bamuhora iki? Uyu mudamu uyu mwanya muto yarayoboye, urumva itegeko nshinga ryaho ryemeraga ko vice perezida, kuko ntabwo yigeze atorwa, ubu nibwo atowe, yego yemeraga ko vice perezida nimba perezida yitabye Imana niwe itamukorera mu ngata akomerezaho. yego Nta nubwo byasabaga amatora, nta n'uwabirekaramye biriye, byarikoze yego kubera itegeko nshinga rya Tanzania. yego. Ariko se uyu Samia Suluhu iyi myaka ayoboye ni ibiki yangije bitumye abatanzaniya batamwiyumvamo? Buriya rero ukuri ni kumwe, ikinyuranyo kandi ntabwo ikinyuranyo ari kinini. Ubwo zo urahita ureba ukuntu Magufuli yakomerwaga amashyi akarambura sawa, nta kibazo, akunzwe. uzi aho batandukaniye? Magufuli yabaye inshuti n'abaturage, abo mwanzi n'abayobozi b'abanyepolitiki. Aho ho turi kumwe. Samia Suluhu Hassan yabaye inshuti n'abanyepolitiki, ntiyita ku baturage. C'est ça la différence. Ntabwo rero nanjye ibintu Magufuli yakoze mu myaka 5 ya manda yiwe imwe, nta wundi mu president wo muri Tanzania urabikora kandi yayoboye manda imwe. Hayo urumva yanyaze abayobozi ibikorwa remezo yubatse, yabanyaze abayobozi bimwe mu byo bari bafite, bamwe abanyaga amamodoka henze, abatavuga rumwe nawe abashyira ku ruhande, arabanza ati mutuze tubanze twubaka igihugu. Donc Magufuli wesize imbere umuturage kandi yiyemeza guhangana n'uzamuhagarika muri iyo nzira. Madame Samia Suluhu Hassan nk'umudamu wese ko yabigenje, Bakikwete bahise bamwinjirira bati no, twebwe twari dufitanye ibibazo na Magufuli, yari perezida ariko atumvikana natwe, yarari mu murongo w'ibintu byiwe, uko yabitekereje niko yabikoraga, twese ntawe rukiri kungukira mu buzima bw'igihugu. Bivuze ko rero uyu mugore yavugiwemo, yinjiriwe, yakorewemo. Nicyo kinyuranyo, Magufuli yari perezida w'abaturage. Ariko nawe uri Samia, ntabwo ubwo Samia nta mbaraga yari afite zituma yiyomora ku bayobozi bakomeye, zigatuma ajya kwiyomeka ku baturage. Reka nkubwire rero, ni amakuru make yagize. Imbaraga z'igihugu zishingiye ku muturage, kuko iyo uri kumvikana n'umuturage abasigaye bose urabakontorora. Utari mu murongo w'ibyo wifuza si agenda se, utari mu murongo w'ibyo wifuza ko bikorwa umushyira ku ruhande, ariko abaturage se bashyira ku ruhande, umuturage ntumushyira ku ruhande, abaturage bagushyira ku ruhande. Uzi ko iyo ubaye inshuti n'umuturage ukabikora cyenyege, cyane cyane ukanga ubuyobozi, ari gusanga umuyobozi yatewe kudeta. Iyo bigenze bite? Kudeta ntabwo iterwa n'abaturage, iterwa n'abayobozi cyangwa aba muri opposition. Ese ugira ngo ukoze kudeta nawe abaturage bakakwangugira wayobora? None se uko buriya abaturage bakorerwa kudeta bigashoboka bakanabyemera, niba abandi nyine bari bamerewe nabi, bari batunaritswe. Ariko burya hari abaturage ushobora gushaka gukora kudeta cyangwa ushaka gutekereza ibintu bya kudeta ugasanga nta gahunda bafite. Ubone se ugira ngo ibintu by'abajenizi ni ibyacu n'iby'abanyafurika? Ugira se ni muri ibi bihugu gusa baba babishaka? Barabishaka ahantu hose, ariko hari naho bajya babura aho bamenera. Ubundi hari ikintu abayobozi b'abanyafurika bagomba kumenya, gahunda ni umuturage ku isonga. Niba wumva utarafata gahunda ngo ugire umuturage ku isonga, avaho nta gishoboka. Mukanya ndebye kuri televiziyo, yego, umwe mu basesenguzi bya politike w'umunyakenya yarari gutanga urugero akavuga ati uramutse ugeze mu Rwanda abarenga miliyoni, yego, b'abatutsi barishwe, yego, muri jenoside. Through ayo mateka, ugendeye kuri ayo mateka, kuri past y'u Rwanda, bazi icyo bita urupfu, yego, bazi ingaruka z'ikibi, yego, ntago bababona. No kuvuga ngo ni abantu, none se ntago uzi ko Afrika yose cyangwa isi yose yarezi ngo Tanzania nicyo gihugu cyo muri Afrika cyangwa se cyo muri East Africa gifite demokarasi? None se ya demokarasi mwayibonye? Ese what is democracy? What is democracy? Ni ubuyobozi bwasizweho n'umuturage, yego, bukorera umuturage, yego, ndetse bukaba bureberera inyungu z'umuturage. Byose ni ku muturage. Kwanza ni umuturage ubara busize. Yego, ni umuturage. Hahandi umuturage abari, hari n'abavuga ngo
ngo kuba ngo mu Rwanda umuntu ataje hariya ngo aterana amabuye yagize ute ngo ubwo yo ngo nta demokarasi ngo ihari kuba umuntu ataza ngo yicara hano nicaye atuke perezida wa repubulika kuba umuntu ataza hano ngo afate ibintu byakozwe ngo aterura kubita hasi bigire nk'ibitabona kuba umuntu mu Rwanda atagenda nko muri stade Amahoro ngo afate intebe azikuragure ayisenye ngo nta bwisanzure buhari kuba umuntu atagenda muri BK Arena ngo ayigende yimenagure biriya birahure byose nta bwisanzure buhari donc ubwisanzure na demokarasi ni ugusenya ibyubatse uri kubyumva ni ugusenya ibyubatse ngo niyo demokarasi donc abandi bati demokarasi no gutegeka imyaka 5 gusa ngo niyo demokarasi ukavaho n'abandi bakajyaho ngo niyo demokarasi donc ntabwo abantu demokarasi bakireba mu buyobozi bwashyizweho n'abaturage kandi bugomba gukorera abaturage oya ntabwo ariho babibonera bo barabibonera ubuyobozi bwiza muri demokarasi ariyo ko hano umuturage yisanzura akarenza urugi yego hano ugenda perezida wawe ugaterura ugakubita hasi nta gaciro ukamuvuga icyo ushaka ibikorwa remezo igihugu cyubatse ugaterura ukamena nk'uko turi kubivuga nyine donc ibintu byose arakajagari donc iyi niyo liberté uri kubyumva niyo liberté ihari ibitari ibyo ngibyo ntabwo ari liberté uri kubyumva rero kuko wari bivuze twebwe mu Rwanda nyuma y'amateka mabi yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubu nonaha nta bundi buryo u Rwanda rukora u Rwanda rwafashe ikintu cyitwa demokarasi icyo rwakoze gusa ni ukudafata demokarasi mu kigare si biri mu nyungu z'abaturage si ubuyobozi bwashyizweho n'abaturage bwatowe n'abaturage bugakora mu nyungu z'abaturage muri iyo contact ubwo ni muri yantuza umuturage ku isonga yego abandi se ntibajya bavuga ngo mu Rwanda nta opposition haba kubera iki abantu bazi opposition ni iki opposition aba ari abantu mutabyumva kimwe si cyo bivuze opposition aba ari abantu mugize gute mutabyumva kimwe si yo opposition yego ariko uzi uburyo opposition yumvikanamo niba ubuyobozi buriho butari kurasana na opposition ntabwo iyo ari opposition nimba bo muri opposition batari kuza gusenya ibyubatse iyo ntabwo ari opposition uramu rugero mu opposition y'u Rwanda opposition iba hano mu Rwanda nuvuga ngo opposition ibarirwa mu mashyaka sibyo ibarirwa mu mashyaka none se mu Rwanda dufite ishyaka rimwe uransubiza yego cyangwa we oya dufite amashyaka menshi ishyaka rimwe bibaho u Rwanda se ruyobowe n'amashyaka ngahe dufite amashyaka menshi ariko u Rwanda ruyobowe n'ishyaka ryitwa FPR inkotanyi niryo shyaka riri ariko ugeze mu nteko ishinga amategeko harimo PSD harimo PL harimo Green Party harimo n'ayandi agiye atandukanye ariko bya bigarasha ntabwo byemera ko izo ngizo ari opposition nta nubwo bo batekereza ngo kuko bazi ko opposition yaba ari nk'abo bari mu Bubiligi bafite mind yo kuvuga ko bo icyo bafite bagomba kuzaza nk'abahutu uri kubyumva birya by'amoko nyine bo nicyo bita opposition kandi barashaka kuzaza ku mututu w'imbunda no kubanza no kuza gusenya ibyubatse donc ni opposition ntabwo batekereza ko FPR ishobora kubaho na PSD ikabaho akaba ari amashyaka abiri atandukanye n'ayandi na za PDI simbizi na za Green Party zikabaho ariko ayo mashyaka akaba hataryana ntibabizi ntibanabyemera ubwo iyo ari amashyaka yashyizwe bamwe mu bayobora basezwe mu ba terrorist mu bari mu mitwe y'iterabwoba ubwo baba bakiri oppose aho ni muri Congo opposition nyine uba wayirangije oya ndimo mvuga mu Rwanda nk'urugero uri nk'urugero ureka bari abantu baje kuri rwa rutonde bari muri ari amashyaka u Rwanda rwasohoye nk'ibyihebe RNC yego cyangwa za FDLR ayo ntiyemewe mu Rwanda dukwiye no kuyabara kuko ntiyemewe ntabwo yemewe ariko bita ngo opposition yes nta kibazo bo pose iki bo pose iki icyo tutazi ntibavuga rumwe bose ubwabo bavuga rumwe sinabonye ahubwo bari kwadobuta ibyo basize hano mu Rwanda ubu nonaha uzi kiriya kintu cyitwa opposition y'u Rwanda ngo kikorere mu mahanga ubu nonaha uzi ubukangurambaga kirimo twunga ubumwe
bunga ubumwe n'abandi yego oya bo ubwabo nka opposition ubu opposition iri gupfukamira natwunga ubumwe bashaka guhuza yego imbaraga. dukorere hamwe duhuze imbaraga urumva ibyo barimo ariko guhuza imbaraga no kunga ubumwe byarabananiye uzi impamvu byabananiye ntabwo umwe ari hanze nta cyaha yakoze na kimwe gusa nuko yiyumvamo kuba yaba ari muri opposition undi yakoze jenoside undi yari ibyano muri iyi leta iriho undi ni umugambanyi mu gihugu cyangwa w'igihugu urumva ntibahuje ibyaha abantu badahuje ibyaha ntibashobora guhuza umugambi urabyumva igituma badahuza umugambi banakoze ibyaha bitandukanye banashinjwa ibyaha bitandukanye na guverinoma na leta y'u Rwanda rero ntibashobora guhuza nicyo kintu bafite nicyo bifitemo gusa ibyo turi kuvuga byo kuri Tanzania yo biri kujya habi nabonye hari n'imibare ivuga ko abantu bagoye muri ino myigaragambyo ari benshi imibare yo buri wese araza atubwira iyo ashaka gusa ntumbwire ko ari mike none se muri Kenya ntihabaye imyigaragambyo y'abajenesi muri Uganda ntiyahabaye n'ahandi ni he handi se wumvise imyigaragambyo y'abajenesi yabaye personal bakabikura muri rusange noneho bakagenda bajya ku izina ry'umuntu bakajya ku mitungo ya runaka bakayisenya kubera ari runaka bakajya ku mitungo ya runaka bakayisenya kubera ari runaka bagahiga izina runaka kugera ubwo rihunza ari ryo runaka attention kuko muri Tanzania hari ibibazo bindi birenze ibingibi abantu bari kubona muzi ko n'amakuru atari kujya hanze muzi ko Tanzania ni United ni Repubulika yunze ubumwe igizwe n'ibihugu bibiri Tanzania igizwe n'ibihugu bibiri bitandukanye icyambere ni Zanzibar na Tanganyika Zanzibar na Tanganyika nibyo bibyara Tanzania Zanzibar ifite perezida wayo ikagira itegeko nshinga ryayo ikagira abaminisitiri bayo uretse ko gusa hari ibyo bahuriyeho nka immigration ifaranga ururimi n'ibindi ariko abanyezanzibar buriya ni miliyoni 2 n'imisago Hussein Mwinyi ni perezida wabo yarahiye mu ijoro ryakeye nawe yaratoye ko amatora asa nabera rimwe muri Zanzibar bakaba n'abasilamu 99 n'ibice n'abasilamu naho hariya muri Tanganyika cyangwa se Tanganyika nyine igice cya ikindi cya Tanzania gisigaye kitari Zanzibar cyangwa kitarimo Zanzibar 65% by'abaturage bacyo ni abakristo ba Kiliziya Gatolika turi kumwe abanyezanzibar bifata nkaho ari abanyamugi kurusha abaturage bo muri Tanganyika uri kunyumva neza ikindi n'uruhu rwabo ndirusa kuko uruhu rwabo na Abarabu n'Abahinde abaturage muri Zanzibar ni Abarabu n'Abahinde niko basa nta nubwo basa n'abari abandi bo muri Tanganyika bo rero bakagira ukundi kuntu bibona bo banazi ko ngo ari abantu bari clever b'abanyamugi bajijutse bagafata bari abandi bo muri kiriya gice nk'abaturage uri kubyumva kandi ikindi umuturage wo muri kiriya gice cya Tanganyika bitewe n'uburyo amategeko nshinga yabo ameze abaturage bo muri kiriya gice cya Tanganyika ntabwo bageze muri Zanzibar bisanzura neza ariko abanyezanzibar bameze nk'abafite ubwene gihugu bubiri ubwa Zanzibar n'ubwa kiriya gice kindi cya Tanganyika ariko abo muri Tanganyika bafite ubwa Tanganyika ariko muri Zanzibar ntibisanzura kandi muri miliyoni 70 z'abaturage ba Tanzania 2 n'imisago gusa nibo batuye Zanzibar none ubu turi kuvugana Zanzibar ifite perezida wayo Hussein Mwinyi ndetse na Tanzania yose irimo Zanzibar na Tanganyika nabyo bifite ngo perezida watowe noneho ukomoka nawe Zanzibar icyo kibazo cyavutse uri kubyumva mu kuvuka kwacyo muri Tanzania bari n'ikibazo hagati y'abakristo n'abayisilamu ntibari gushaka kubivuga kuko kiriya gice kinini cya Tanganyika cyatangiye kwibana nk'ikiri gukolonizwa na Zanzibar ubwo rero biriya byuko Samia hari ibyo atanakoze ahubwo nuko yagiyeho adashakwa simbizi ariko we uri kubyumva gutyo noneho rero ibyo byose bikaza bigahumira ku mirari barifuza ko itegeko nshinga rya Tanzania rihinduka icyo ni kimwe barabyifuza cyane ku itegeko nshinga rihinduka icya kabiri Samia Suluhu yakoze irindi kosa opposition yiwe yari ikomeye cyane ya Chadema arababloka ntimwari muzi ko muri Tanzania bamashyaka abiri CCM na Chadema rero ubu ngubu ku mwanya wa perezida hari yiyamamaje abakandida 17 muri abo 17 nta mukandida n'umwe wari urimo wigenga
bose bari baturutse mu mashyaka atandukanye. Mwari mubizi? Abatabizi rero bo baba bazi ngo amashyaka ni CCM na Chadema. Abantu none se muri Amerika amashyaka n'abiri gusa abademokrate n'abarepublike arenga 500, ariko abantu bose bazi ko ari abademokrate n'abarepublike. No, hari ikintu cyitwa consensus, ubwumvikane nk'igihugu, abaturage b'igihugu n'abayobozi bakicara bakaganira bakagira ibyo bahurizaho. Cyane cyane mu Rwanda byarabaye, hajyaho hariho consensus. Abanyarwanda baricaye hamwe n'amashyaka yose aragenda yicara hamwe bashyiraho uburyo u Rwanda rwagakwiye kuyoborwa mu buryo bwiza bwuzuye bihuriweho, hatitawe ku kintu cyitwa opposition. Opposition se niki? Opposition ni ibintu ariho nifatanye n'abari kuyobora kubaka igihugu, ntabwo opposition ibereho gusenya. Erega opposition ni nacyo Samia Suluhu ibitekerezo byunganira n'ibyo waruvuze. Mu nteko nshinga amategeko harimo abadepite bava mu yandi mashyaka, yego, bazana bya bitekerezo byabo byo muri ya mashyaka cyane bakabizana mu nteko nshinga amategeko. Ya erega reka nkubwire, reka tunave no ku mashyaka menshi. Nabo muri, reka dufate urugero, RPF iyoboye u Rwanda, nabo muri RPF bonyine ubwabo ari abantu 50 cyangwa 100 bicaye hamwe, ntabwo bashobora guhuriza ku kintu ngo kimwe gutyo kiza ari uniform abantu bose yes ndiyo bwana. Wapi ntabwo bishoboka. Erega nubwo wavuga ugafata ikintu ukafata nk'iyo RPF ikaba ari ishyaka ari ikintu kimwe, ariko iyi mitwe hariyo iratandukanye. Kuva ari imitwe itandukanye byonyine ibitekerezo biraza gutandukana, keretse yabaye ngombwa ko umwe azana igitekerezo agakonvenka abandi bakacyemera naho, kandi n'ubundi niko ibintu bisanzwe bigenda. Kuko ntabwo ibitekerezo 100 byose hatangwa ibitekerezo byinshi, hakaza kugira kimwe bahurizaho bakacyubaka kikaba igitekerezo gikomeye. Uri kubyumva? Niyo mpamvu hari nk'abanzi b'u Rwanda bo mu bihugu duturanye n'abandi bari za Burayi na hehe bavuga ngo Gen Z, ngo se ngo murabona ngo mwebwe ngo iwacu mu Rwanda ngo murabona bimeze bite, muri tayari yo twebwe ibi mwiti bya Gen Z, ibi bya Gen Z, ibi abandi bari kurwanira none tubimazemo imyaka 30. Yego, tumaze imyaka 30 tubivuyemo, turi kwiyubakira igihugu. Twebwe ibi ngiye abantu bari kugenda bahangana nabyo none bari bya Gen Z no muri aba banyarwanda. None se reka nkubaze, Gen Z urubyiruko mu ba ministre mu Rwanda, mu Rwanda hari abaminisitiri bakira hagati y'imyaka 30 na 40. Urabyemera ntubyemera? Yego, barahari benshi. Mu bigo bya leta uremera ko barimo? Mu barimu ba kaminuza harimo abantu bataragira imyaka 40. Urabyemera? Mu nzego z'ibanze sigaye ujya n'urugero wenda tutagiye naho aho mujya kwakira service. Yego, wowe uri kumva iki kiganiro genda ku munenyi cyangwa ku kagari. Yego, abana reka nkwereke 25 na 30. Kankwereke Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ntihuje imyaka 68 ku itariki 23 mu minsi mike yishize. Si imyaka 68 niwe mukuru muri guverinoma y'u Rwanda mu myaka, niwe mukuru. Niwe mukuru mu myaka. Nari ngiye gutekereza nsanga nta wundi urimo. Niwe mukuru mu myaka. Uri kubyumva? Mu gihe abandi bakiri kurwana na bamboso b'imyaka 75 80, abandi bakiri kurwana n'iki? Twebwe mu myaka hagati ya 20 na 30, bitewe n'ubushobozi bwawe n'ubumenyi ufite, ugakora ikizamini ugatsinda akazi uragakora. Buri uzi ko na RDF uri umuntu 45 urasezererwa uri mu ba ofisiye mu basirikare bato 45 ugira ute? Mugani wa leta mu basirikare bakuru 55 ugataha. Rero dore upana gukoresha abasaza bakamba. Yego, dore kuri guhari. Ndabyibuka iyi systeme ya education iri inclusive mu Rwanda iza, abantu buri wese yabyumvise uko ashaka, ariko burya iyo babuze icyo bayinenga baravuga ngo dore urucebe rwayo. Buriya sinitaye ku mashuri na karita tanga, ariko burya umwana wavuye mu rugo Sam akajya ku ishuri atandukanye n'umwana utakandagiye ku ishuri. Niyo mpamvu Abanyarwanda
uribuka iyi system ya byatangiye ari 9 years basic education biza kuba 12 birangira bibaye 12 years basic education bihinduka bibaye education for all biba inclusive kugeza ku bafite ubumuga bariga mu Rwanda bakagira facilities bitewe n'ubushobozi igihugu gifite siko bimeze ibyo ngaho bidahagije uribuka za 9 years basic education za 12 years basic education ngaho bidahagije leta izana ubundi bwoko bw'amashuri bayita TVET imyuga ya mashuri yigisha iki ubumenyi ngiro abenshi bafite uko babinenga mu buryo bwabo ariko papa byibura umwana wageze hariya atandukanye n'utazi no kwandika n'izina rye ikindi ndi gutanga urugero ku Rwanda nta mwaka ushobora gushira perezida wa Repubulika y'u Rwanda adakoranye inama n'urubyiruko nka 2 mu mwaka ntabwo uzi bino bya Car Free Day perezida n'urubyiruko n'abandi banyarwanda bose bari muri siporo tubizi ibyo byose perezida yaganiriye guverinoma y'u Rwanda irimo urubyiruko bivuze ngo mu byemezo bifatwa mu Rwanda urubyiruko ruba rurimo ibyo rero mwita genizi byo kuza abanyarwanda barahuze bari ku ishuri yo mbonye ngo urubyiruko ngo rwafashe ngo amayisansi rukajya gutwika ibintu Diamond yababwiye Diamond Platinums yababwiye ngo nimukura amaboko mu mifuka mukore ira video ko iri mu bintu yarari kuzira yego ntacyo ariko yababwiye ariko arabizira ariko yabivuze bura yabivuze nta ngoma iriho izaza nimba utakuye amaboko mu mifuka ngo ukore ngo ubone ari nziza nta muyobozi uzajyaho ngo azubone ko ari gukora ibintu byiza mu gihe ubwawe utabaye bazi yo kugira urakoze ibyo nambwirira nyine aba banyarwanda bitamye opposition bakoze genocide n'ibindi byaha barwara umutungo w'igihugu bagira gute barangije bagenda bavuga ibyo bashaka nkubwire niyihe ngo mitaragize opposition ntayo Kayibanda Gregoire yishwe nande yishwe n'umuhungu warya si we yarabereye pare cyangwa yarabye turi kumwe icyo ushatse kuvuga perezida Gregoire Kayibanda yari afite opposition yego hajyaho Juvenal Habyarimana yari afite opposition ubu mu Rwanda hariho perezida Paul Kagame nawe afite abagira bate opposition nureba n'abano banyarwanda baba hanze za Belgique n'andi bose bajya bavuga ngo bagiye kuza bano ba Tshisekedi na Ndayishimiye bavuga ngo bagiye kubafasha nabo baramutse baje nona ejo baba bafite opposition nabonye ahubwo ngo famille ya Habyarimana irimo ihuza imbaraga na Tshisekedi ariko ibintu Tshisekedi gahora bivuga naba Kayumba ngo uburyo ngo bagiye guhuza imbaraga mbo nakubwiye ko bari abantu bafite ibyaha bitandukanye ibyo bintu hari amakuru mbifiteho hari bari abahungu ba Habyarimana hari uwo mbona witwa Leo na Jalike nibo cyane babirimo cyane urabona igituma bari abantu bashaka kurwanya u Rwanda bari hanze ntibumvikana nabo ubwabo bafite ibyaha bitandukanye n'abashaka kubasapotinga babuze uwo basapotinga kuko ntawe udafite ibyaha muri bo abenshi bafite nuko n'amahanga agenda bishakishiriza kubera ibyaha byabo bakoze some of them they are thinking ko bashaka gufata ngo uwitwa ngo Jalike Habyarimana ngo we utazwi cyane utamenyerewe cyane ngakaba yaba coordinator ariko hari icyo batazi bazakimenya igihe cyageze twagiye ntibishoboka nibyo bitekerezo erega ariko izi mbaraga aho bazihuriye ese ubundi sinakubwiye ko opposition arabo mutaba mubyumva kimwe okay nimba hari ibyo batumva kimwe n'u Rwanda nibazane manifesto igaragaza ibyo bakwiye gukosora ariko nimba baraho ngaho bavuga ngo twebwe tuzaza n'imbunda n'amasasu kandi ikindi inzira zose bazatekereza zigomba kuzana n'akantu gakomeye zigomba kuzana no kuvuga ngo ariko wakoze ibyaha zabibazwa setu ako kantu rero ikindi ako kantu kahe uwakoze ibyaha zabibazwa wari uzi ko FDL hari igihe ibyirengagiza
FDLR yirengagiza iki se ibyo bintu cyuko harimo abakoze jenoside bazaza bagakurikiranwa mu nteko nose niba yo bavuze ngo bagiye gutaha ibyo bintu niba babyirengagije ese waruzi gitumye FDLR zuyu mugara na bajarike nonaha bakaba batangiye kuzura umugara batangira kuvuga impamvu waba uyizi Sam waba waruzi impamvu aba bantu bari baracecetse batavuga none FDLR akaba ari nabwo itangiye no kwandika amabaruwa wabuze impamvu wabuze impamvu wabuze impamvu no FDLR yasaze batrambuye bahahamutse bari kwandika amabaruwa bigaragaza ati turahari turagute turashaka gutatura waruzi impamvu ni yihe byararangiye ibiki byarangiye FDLR byararangiranye wewe wibuke ko umwanzuro wo kwitsintsura wafatiwe ikatsinsurwa nandeze buretse wafatiwe he umwanzuro wo kurwanya wo kunetraliza FDLR wafatiwe uratsinsura FARDC buretse gato ibyo byihorerere ganje cyo nshaka wafatiwe wo gutsinsura FDLR wafatiwe mu nama amasezerano ya Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo rero bazi igisobanuro cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraba FDLR barakizi ibi babyita gutera umugeri wa nyuma gusasa imigeri ya nyuma akuka kanyuma ariko warusigaranye kanyuma uribuka ko barazanye ibibunda batereka hano uzagoma na za Bukavu inkubi bakubita batazi uko bigenza bakiri kubitekerezaho ako kavamo noneho basariye ku mpapuro bari kwandika FDLR kwandikira Trump FDLR iri kwandikira Trump izatsinsurwa nande izatsinsurwa nande papa byihorere wowe ubu nona hari ibintu bibiri biri parallele urabona uretse mbere akantu gakomeye Sam hari ibintu bitari byo kujya impaka noneho ubu tuvugana hari ibintu biri parallele hari ikintu cyitwa FDLR hakabaho n'ikintu cyitwa ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda turi kumwe cyangwa ntituri kumwe sawa FDLR rero yatumye hashyirwaho ingamba z'ubwirinzi ku Rwanda FDLR iba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare cya Kongo cyonyine ubwacyo cyavuze ko kigiye gutangira ibikorwa byo kuyihiga cyangwa se ikihiga ikizana ikiremeta rero bira byose ubona bagenda bayobya uburari bagira gutya ibyo byihorere barabisinye bazabikora nibatabikora ikibazo kiri he niba barizwa n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda sibo ziriza ntagomba numva ingibyo ukuntu ushaka kumbwira ngo FDLR izatsinsurwa na FARDC se FARDC yakoze iki ubwo cyereka n'ubitsinsurira hamwe FARDC ikora iki kuko byari vanze papa FARDC FARDC hari vanga vanze isubundi ubureka nkubaza ubu nona ubu turi kuvugana ngiye nawe nona umusirikare wa FARDC hari ahantu ashobora kwegera umupaka w'u Rwanda ubu turi kuvugana yego yahegera guteze ko intare zabirukankanye FDLR si ubwo yo birukankanye FARDC FDLR irasigara kandi bamwe bari muri bo ukubise umwe n'undi ukuri guhari rero ntabwo uzi ko se Sylvain Ekenge umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze yuko ngo RDF yitambitse abantu bo muri FDLR bagiye kwirometa kuri Monusco yego bivuze ngo Sylvain Ekenge aza aho bari bavuye ntazaho bari bavuye azi naho bari bagiye FDLR yandika se yandika ivuga ko iri hehe Rucuru ivuga ko bikorewe Rucuru yego iri muri Rucuru rero reka nkubwire Kongo y'ubwayo yitanga amatangazo ibishaka kugaragaza ko izi aho FDLR iri ahubwo yonyine izagende noneho ibifatire kuko yo ntawe uzayirasa ibatange itware na za modoka za Monusco babashyiremo kandi ahubwo se byabaye kandi ko yaravuze ngo nayo yirukanye FDLR ku butaka bwa Kongo inde FARDC yavuze ko ibahaye igihe bakisuganya bakagenda bari hehe rero kandi bari baje nyine erega nyuma y'uko bivuze nibwo bari baje barababuze iratangazo ngo bari ngo turi kujya gutaha ngo bakatubuza bivuze ngo ubwo umuvugizi wa FDLR rero ni FARDC Ekenge ubwo se nibyandikiwe ubwo Ekenge uvugira FARDC ni nawe uvugira
FDLR kuko FDLR Ekenge yavuze yuko ngo RDF yabujije FDLR kujya kwirometa sawa rero iyo FRDC rero uri kumbwira niba ari nayo FDLR ikoreramo nimba ari nayibamo ngira ngo nayo ni nayo ya mbere yakubiswe na AFC M23 irimo ntirimo ra FRDC ntirimo ntiyari ifatanyije se nizo FDLR sibo bageze ku birometero 200 beruka sibo cyangwa nibo bagiye kugaruka se ibyo bagiye kugaruka bagaruka bajya hehe nawe ugiye kumera nka Patrick Muyaya ugiye kumera nka Patrick Muyaya bagiye mu Bufaransa bagakora inama bakarangira inama yamara kurangira noneho muri conclusion perezida w'Ubufaransa akavuga atariko hagomba no kurebwa uburyo ikibuga cy'indege cyagoma cyafungurwa Patrick Muyaya ati wi ati gufungura ikibuga cy'indege cyagoma ngo biri mu maboko ya Kinshasa yala koko reka nkubaze ureka wenda duhite tuninjira aho ngaho kuko niho nashaka ko dukomeza kuganira gahumbaza ni ukuvuga ngo ikibuga cy'indege ubwo ni ibibuga by'indege biri mu bice byigaruriro na AFC M23 ubwo ni Kavumu na Goma sinzi nimba hari n'ibindi wenda ubwo abantu babizi batubwira nimba hari n'ibindi bibuga by'indege bihari ibyo bibuga by'indege abari tu aerodrome n'ubundi ni ukuvuga ngo biri ngiye numvishe ejo ikiganiro Patrick Moya yagiriye kuri RTNC radio televiziyo nationale du Congo televiziyo y'igihugu yavuze ko Patrick Moya ni ukuvuga ngo yavuze ko ari kuri televiziyo y'igihugu ni ikiganiro nakurikiye avuga ko M23 idafite ububasha yego bwifunga nifungura by'ikibuga yego bavuze ikibuga Kavumu yo ntirimo yego by'ikibuga iyo na aerodrome ntacyo komeza yego by'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ibyo kuvuga ngo ubwo yari abivuze abisubirije urabizi neza ko ejo ndi bari mu France byagarutsweho cyane nyuma y'uko Macron atangaje ko mu byumweru 2 Goma Airport International Airport izabifunguye yego ibyo byose niho byahise biva hari buze kuza wenda n'ibindi bibazo ndibuze kukubazaho nyuma kwifungurwa rya kira kibuga ariko mbabarira umbwire ikibuga cy'indege kigoma kiri under control yande Kinshasa none reka nkubaza ushatse kumbwira ko none Kinshasa ni idashaka kugikoresha ukuvuga ngo ntabwo ububasha bwo kugira ngo gifungurwe yego buzakwa AFC M23 mva ahubwo nkubwira kandi tukiri naho none turi ku itariki zingahe turi ku itariki 2 none se ntabwo uzi ko AFC M23 yasohoye itangazo mu minsi yashize bivuga ko guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 nta muntu uvuye mu bice bigenzurwa na Kinshasa cyangwa uzongera kwinjira mu bice bya AFC M23 adafite visa na passport byatanzwe na AFC M23 kuvuga ngo yabaye balkanization rero kandi byose biracyari ko none uretse nkubwire erega Patrick Moya ni se muhanuka wa Kinshasa no gufata abaturage ba Kinshasa nyine n'abakongomani bafite uko bameze ukababeshya ubu yashakaga kumvikanisha ko ikibuga cy'indege cyagomba kuba kitari gukora nonaha ari ubushake bwa Kinshasa atari ubushake bwa ba Colonel Nanga hari ibintu byangijwe oya ibyo byangijwe turabizi bari bagiye kubisana kandi ni ibintu bitatwara n'amasaha 48 ahubwo yasukoye nabonye barayisannye ariko yasukoye basize Igoma banzu nyibutse ko naherutse ubiri gukora harya n'izino ngabo zo muri Sami DRC abagaba bazo bose baje gihe bahuraga Igoma mu byo bemeranyijweho bagasinya AFC kanemera ko AFC M23 yemera ko igiye kubarika bo bakagikoresha baha igihano cyuko bagiye kugira yego ntabwo byibuka byapfiriye ko bari kugikora bagiye kukirangiza bagiye erega sama grenade batezemo nese nuzi ko grenade itegurwa n'indi harasa so kwatuma utudrone yego si gutuma utudrone tukagera gutya tuzitoragura none se uguri kumbwira ko none se ntibari bakirangije ahubwo hagahitaza cya gitero cy'ubugambanyi cyari kigiye kwisubiza Goma niba ukibuka bagahita ko banabahagarika bati no twabavumbuye
n'iki kibuga cy'indege cyagomba kugisana ntabwo ari izi mpamvu mwaduhaye bashakaga ahubwo ko ni ibindi bintu gishobora gukoreshwa mu buryo bwo kugambanya no gusubiza uriya mujyi nimugende none ntibyateguwe ngo birangizwemo n'ibyangirijwe ntibirasanwa Kinshasa ndishobora kujya kuhakontorora none ngo niyo ifite ubwo burenganzira n'ubwo bubasha ibifite se nk'iki noneho rero mbwira inyungu ziri ku Bufaransa ndetse n'ibindi bihugu bituma Macron ubwe adesida ko ikibuga kigomba gufungurwa nubwo wenda afite ibyo yavuze ntabwo ategeka Macron wenda byemera ibyo yavuze ubundi ashyigikiye ni Muyayi oye ariko Macron we ibyo yavuze ibyo ndabyumva impamvu zo kugira kiriya kibuga gifungurwe kuko we yavusabye ko yavuze ko nko mu byumweru 2 cyangwa iki kibuga cy'indege cyagira gute none se ubundi watekereza ko babiganire na AFC Mutensiri nejo kitafungurwa ubona kiriya kibuga cy'indege kiri gukora hatabaho uburyo AFC Mutensiri ushaka kugambanira ninde waba ugikontorora se reka control ya maradari n'indege ngo ufite iyo control niwe cyaba ari ikibazo bose urumva AFC Mutensiri yakwemera ko gifungurwa atari igifiteho control impossible niyo mpamvu Jean Patrick Olivier Nduhungire minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yavuze ko ibyo ngibyo we bitamureba iko inama yitabiriye ikitabirwa n'Ubufaransa ikitabirwa na Congo we ntacyo yavugamo ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ababwira ko ikibuga cy'indege cya Goma kidashobora gufungurwa AFC Mutensiri itabigize mu ruhare ibyo rero nibyo Muyaya yasubije urwo ruhare yego Nduhungire yavuze ko ari igomba kubigiramo uruhare yego ibyo nibyo Muyaya yitandukanyije nabyo avuga ko Kinshasa ariyo ifite uruhare mu ifungurwa rya kiriya kibuga cy'indege nibyo narindi kukubwira yangaga ko baha credit AFC Mutensiri kuri kiriya kibuga cy'indege agashaka kwihera credit Kinshasa ariko urabizi ko ari ukubeshya ni semuhanuka wa Kinshasa nawe urabizi ko ari ukubeshya ntabwo Kinshasa ari ifite control ku kibuga cy'indege cya Goma kuko yiza kuba igifiteho control deja ni nacyo cyafashwe mbere y'ibindi byose kugira ubyumve sinzi nizi mpaka tuba turimo abantu birirwa bashyushya abantu nicyo cyafashwe bwa mbere nicyo sicyo none se ubu AFC M23 nishyirwaho nikomeza gushyirwaho igitutu mu gufungura kiriya kibuga nande wowe ndi kukubwira ko amatangazo yatangiye kujya hanze nta minsi 10 isigaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo Macron yavuze ndabishyigikira nongere mbigusubiriremo nta minsi 10 isigaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23 badashyize umukono ku masezerano idoha kandi n'ubundi bazayashyiraho AFC M23 ikiri hari ikiri kwayobora barasinya amasezerano se ntago akoze urabona nta minsi papa bavuye kwizima nta minsi ntabwo bikiri mu biganza byabo nta minsi 10 isigaye igihe kirageze ngo amasezerano asinywe birangire Masadi Bros yasohoye itangazo yahuye na Tshisekedi Masadi Bros yasohoye itangazo yahuye na Jean Patrick Olivier Nduhungire bose bari ngo mu nzira nziza zuko ibiganiro bya Doha bigera ku musozo agasinywa amasezerano kuko byuzuzanya n'ibya Washington ibyidoha ariko bireba uretse gato uretse kubwire ubwo nicyo kintu umuntu wese bireba u Rwanda yego birareba u Rwanda kuko u Rwanda hari amasezerano rwasinyanye na Congo Kinshasa i Washington hari amasezerano hagati ya AFC Mutensiri na leta ya Congo Kinshasa yidoha u Rwanda na Congo na African Union basabwe kubamo abahuza guherekeza ibyo biganiro kugeza bigeze ku musozo turi kumwe barabisabwe kandi ibiganiro bya Doha biraza byuzuzanya n'ibya Washington kandi bya Washington ni hagati y'u Rwanda na Congo bivuze ngo u Rwanda ruracyabirimo kandi rugomba gukomeza kubikurikirana u Rwanda ruzasinyana na Congo amasezerano yego urayategereje ni ukuvuga ngo u Rwanda na Congo amasezerano bizasinyana azaba ari amasezerano ajyanye na integration économique uri kubyumva muri region de Grand Lac ibyo ngibyo byo nuko bimeze kandi ibyo byose rega mwebwe mwibigiraho ikibazo kuko bizagenda step by step biri detailed buri kimwe kizagenda kibanziriza ikindi ikibazo gihari nuko leta ya Kongo yo hari ukuntu itabyumva kubera ko ijya itekereza ku bintu yamaze gusinya ntitekereza ku bintu mbere itekereza ku byo yamaze gusinya ahasigaye ikabibona mwibibazo igatangira kugenda bigura intege na leta ya Kongo bamaze guhurira idoha izo nshuro ndazizi erega wowe kuva twava Washington wari wongera kumva Tereze Kayikwamba Wagner Kayikwamba ahubwo ko nabonye Muyaya ari gusiga ukunda kuvuga cyane Kayikwamba yagiye Kayikwamba arahari
ariko urabizi ko Batakigaragara ku mu itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinye amasezerano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabizi ko Therese Kayikwamba akiva gusinya ariya masezerano bahise bamuhereza ipeti rya generali ngo niwe mu generali wa mbere ubonetse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo niwe utsinze urugamba rwa mbere, ngo Kongo isinya amasezerano itsinze u Rwanda, ngo u Rwanda birarangiye, ngo hasigaye ibya Kongo. Ngo ubwo rero Therese Kayikwamba niwe muntu wa mbere utsinze igitego, niwe muntu ukomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi kumwe? Ibyo ngibyo birarangira. Urabizi neza ko Therese Kayikwamba yakiriwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba, amuhereza ikintu cyitwa bouquet de fleurs. Ibyo bintu urabizi nabikubwiyeho. Ya bouquet de fleurs na ya masezerano ya Washington no guhabwa rya peti rya generali ngo kubera urugamba atsinze. Uzi ko Therese Kayikwamba ntihongeye kumubona cyane. None rero aho diplomasi ya Kongo itangiye gusubirira inyuma, babona ibintu byose bitari kugenda, abakongomani batangiye kubyibazaho, Therese Kayikwamba yongeye kugaragara mu ruhame yari ipari mu Bufaransa, ariko Therese Kayikwamba yagaragaye nyine nk'umuntu w'umubyeyi utwite. Therese Kayikwamba aratwite. None ikibazo cyavutse, bati Therese Kayikwamba ko nta mugabo ugira, Therese Kayikwamba kutegeza utwereka sheri ya bouquet de fleurs ni ibiki dukoreye amasezerano ya Washington ni ibiki dukoreye. Ubu nicyo kibazo kiri muri Kongo nanone. Ati ya bouquet de fleurs inda yande ntabwo azwi. Jason Excellence se? Oya ntabwo mbizi. Gusa bagarutse kuri bouquet de fleurs yahawe cyagiye. Abazi kugenekereza baravuga ko imaze kugira amezi 5-6. Ubwo rero njewe ntabwo mbizi. Ebana waba uri kundenganya Therese Kayikwamba, abandi bati mu mureke umubyeyi ubwo aratwite, ati kuba uri mu nzego nkuru za leta ukaba utwite si ikibazo, kandi nanjye kuri nge si ikibazo. Ahubwo ikibazo abakongomani bagize ngo katigeze yerekana sheri ko atarashaka, ko nta mugabo. Bo nibyo koko, nibyo nta mugabo officially afite. Ariko kuba nta mugabo officially afite ntabwo byamubuza kwibyarira. Ahubwo ikibazo kindi cyavutse ni ukwihuza na bouquet de fleurs yacyagiye avuye Washington. Donc nicyo kibazo gihari kuri Kayikwamba. Kayikwamba rero akaba ari kunengwa ko yatereranye diplomasi ya Kongo na shebuja kamwihorera. Ushoboye kurwana y'umunwa. Na shebuja kamwihorera. Ubu ngubu nyine bikaba bitameze neza. Urumva nyine nk'umuntu mukuru utwite kuri iriya myaka ye, urabona ntabwo yabasha gukora zira movement nyinshi cyane, yaramaze kuba nk'ukuzemo, agomba kubigendamo gakeye. Ariko nuko n'umubyeyi reka byare, nicyo navuga. Ubwo rero hari bari kumushinja rero kuba yifitiye gahunda yo kubyara mu minsi mike iri imbere, bakabihuza na bouquet de fleurs. Ariko ngiye si byo ndimo. Urabyumva nuko byara umwana n'umugisha cyane cyane. AFCM Ventura rero abantu bahora batsimbara. AFCM 23 bahise babwira bati muyaya cira birarura ngo biri mu biganza bya Kinshasa. Yo makora aravuze noneho nahise mbona hariya ikintu bita gasopo, ikintu bita abahungu AFCM Ventura nanga Kanyuka bahise baha makoro ikintu bita gasopo, ati politike y'inaha muri Afurika y'Uburasirazuba ibyo mwayikoreye birahagije. Oya niyo batavuga se bira bya makoro se byakubatwara iki? Makoro se niyo yakivuga kumvwa. Oya ariko ni igihugu gikomeye gishobora gutegeka. Ye papa nuko uracyatekereza ko nabari abantu ubu ngo bagishobora kuza bagategeka ngo ni do this? Bira byitwa autocratic leadership style. Autocratic na democracy. Igihe cy'ubukoroni cyararangiye. Bari abantu bagiraga autocratic leadership style. Barazaga bavuga ngo we say do this. Ariko byarangiye ute? Bira ntibikibaho. Erega ndure bakira kintu bari barazanye bitaga demokrasi. Sisi rwatangira ndi kukubwira se. Uziko nacyo kwari kutubeshya. Donc ibi bintu bya manda sibyo bashingiraho demokrasi. Kuko barabizi ko iyo utorewe manda y'imyaka 5 bashobora no kugutangirana ku munsi wa mbere bakudurubanganya imyaka 5 kazashira ntacyo umaze, nta kintu ukoze. Yego. Rero iyo tanishize akaba amatora hakajya hundi nawe agatorwa indi myaka 5 bakamudurubanganya, bo babyita demokrasi. Ariko kubera ko bari kubabyinagaza nta kintu na kimwe kizima mugeraho, nta mushinga president numwe yapanga mu myaka 5 se bari bazanye n'intambara yabageza kuki.
ntacyo rero iyo perezida yabaye imyaka 10 15 20 aba amaze kugirana urukundo n'abaturage ariko bakorera n'imishinga ituma abaturage bamukunda n'igihugu kiri gutera imbere rero bo demokarasi bayirebera muri manda y'imyaka 3 5 bakavuga ko niba uyoboye imyaka 20 nta demokarasi ufite ariko wayoboye 5 we ni muri demokarasi ntibarebe ibyo wakoze mu myaka 20 oya ntibarebe ibyo wakoze mu myaka 20 kuko mu myaka 20 deja bavuga ngo nta demokarasi kandi intumbero yawe nka perezida niyi ni ukubaka igihugu gateza imbere igihugu n'abaturage bawe niko ntari nibagirwa za ndege zari zimaze iminsi ziri kurasa ngo abahungu bazivugutiye umuriro nyagasani ntabwo ari durutse kuganira nkubwira ngo abahungu bazinyoye umva zose uraheruka ubu noneho amatangazo yose ahari ni kongo iri kurira amatangazo yose ahari ni kongo iri kurira zari zije nk'igisubizo noneho kijya cyo kwisubiza cyanyuma nicyo cyanyuma bari basaze bari kuvuga bati twebwe zabahenze ukuntu zari zihenze wangu nakubwiye ubushize bya bitero byose bya drone nonaha uri kumva iki amatangazo yose uri kubona saa ya FRDC iri kurira ngo baratwishe baratumaze niko kuri abahungu ngo bavuguse umuti niko kuri narabikubwiye iri koranabuhanga iyo umuntu arizanye ari bushyashya biba bisaba ngo abandi babanze baryigeho bari bakiri kubigaho bashinze iminara noneho ubu ngubu nta nubwo ari bya bindi byo kugenda AFC M23 cyashize nk'iminsi 4 uragaheruka akantu ka drone uheruka itangazo rya AFC M23 iri kurira ngo baratwishe urariheruka hashize iminsi 4 ago za AFC ko itajya yigamba ati twazimanuye twazimaze oya iki bitubwira nuko FRDC itisora itangazo iraceceka oya iyo AFC ibikoze iraceceka tugahita tubona itangazo rya FRDC iri kuvuga n'ibice barashe ngo murundi yongereye ingabo hehe bari ingabo 7,000 hehe zivuye Burundi zijya he zije gutanga umusada hehe mu ntambara y'ubutaka muri Kongo shabyihorere sabarundi wabonye ko isi yose wabonye gifaru bakoze wabonye ko isi yose yanze gushimira Madame Samia Suluhu Hassan ku nsinzi mu matora ndayishimiye akabikora wenyine general ntabwo ari iyo mpamvu none nta Tanzania Burundi ntibwabaho niko gacano basigaranye yego konyine ninga kwa kundi umuntu abari mu gasonde ko kuriramo yego gapira nibyo nicyo ngicyo wa kabiri nabonye babikoze na n'umunyasomaliya perezida wa Somalia ariko urabona Sadeke yamwijunditse East Africa nta kiravuga ariko bazabivuga baragira banze bihoshoke ibintu bijye ku murongo ibintu bigenda neza nicyo navuga bazabivuga ariko se mba ndi kwibaza wenda durugara ku musozo ubu nk'abantu bohereza ingabo zigiye kurwanira hasi yego bacyohereza ingabo zirwanira ku butaka zije gufasha FARDC yego kurwana na M23 baba bumva bagiye kuzana kaye gashya ntazo n'abaperezida ntibakivugana ibyo ni ibinyoma n'amagambo Burundi na ntuza se ubaheruka ryari se Burundi rega hariya we impamvu afite ibyo ari kwirindira hariya mwihorere ari kurinda inyungu ze ntabwo ari byacisekedi yabivuyemo abarundi no kwirirwa batubeshya gusa byacisekedi se baracyabirimo baraba barwana n'iki ibintu byabaye babasirikare b'abarundi bari baragiye mu mission byagenze biteze barabishyuye ko batarorera ko batarorera bayabaha bahita babohereza ahandi kurwana babohereje muri Congo operation gwintare za Sarambwe ubutasi bukurura amakuru ko abantu bari kurasana ngo bafite amadolari yego sha abahungu bagiye bakora operation zo kubafata buntuza bateza mbushi zo kubafata reka nkubwire ubu nonaha ingabo z'u Burundi ntizishobora kugera no ku birometero 50 ugana ku gace kayoborwa na AFC M23 abo bantu turindira ku birometero 100 uvuye aho bari abo bantu uragira ngo uzi ko uvuye Bukavu aha aho AFC nyine yoboye
ugera ahantu wumva habera ibitero bya FC na FARDC wakubwira metero 180 ubwo niyo n'ingabo z'u Burundi ziri ngo zagiye kwisubiza iki babazarendo ntuzindura rimaze iminsi ivuga ngo bazarendo yanduriri byararangiye ngayo nguko reka tube dusoreje aha ngaha simpa turaza kongera n'ubundi kubana n'abantu badukurikiye ari no makuru kwa dufite ariko turongera dukore n'ibindi mu kanya turakomeje asante sana ndabakunda cyane ukomeze kugira ibihe byiza.